gihe abanyarwanda bari batangiye kwishimira isiganwa rya Tour du Rwanda 2026, habaye impanuka isize intimba n'agahinda mu mitima ya benshi. Kuri iki cyumweru ku itariki 22 Gashyantare nibwo hatangijwe ku mugaragaro isiganwa mpuzamahanga rya Tour du Rwanda. Etape ya mbere yavaga mu karere ka Gicumbi yerekeza mu karere ka Rwamagana. Urugendo rwatangiranye ibyishimo n'imbaraga y'abafana benshi ku muhanda. Ariko mbere y'uko abakinnyi bahaguruka, habanje imodoka zamamaza caravane publicitaire zisanzwe zikabanza mbere y'amagare. Mu karere ka Gatsibo ahazwi nk'Igabiro, imwe muri izo modoka yarenze umuhanda igonga abafana bari bawurimo, ihitana abantu 2 muri ako kanya. Abantu 6 barakomereka bikomeye cyane. Abakomerekeye muri iyo mpanuka bahise bajyanwa kwa muganga, mu gihe polisi y'u Rwanda yatangiye iperereza ku cyateye iyi mpanuka. Nyuma y'isiganwa, perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amagare mu Rwanda Ndayishimiye Samson yasabye abafana bari i Rwamagana gufata umunota wo kwibuka abitabye Imana. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo Sandi Bisomingera nawe yihanganishije imiryango yabuze ababo, asaba abakoresha umuhanda kubahiriza amategeko yawo no kwitonda cyane mu bihe by'imikino yakurikiranywe n'imbaga. Yagize ati, turihanganisha imiryango yabuze abayo, tunifuriza abakomeretse gukira vuba. Ni amagambo agaragaza ko nubwo siporo itanga ibyishimo, umutekano ugomba kuza ku mwanya wa mbere. Nubwo hari akaga kabaye, isiganwa ryakomeje. Umunya-Israel Itamar Enihon ukinira NSN Cycling Team yegukanye etape ya mbere ahita yambara umwambaro w'umuhondo maillot jaune. Yakurikiwe kandi na Hodei Gabina Munoz ukinira ikipe ya Sudor Quick Step Team Devo Team. Yakurikiwe n'uwa gatatu witwa Mewaweri Jirmey akaba akinira ikipe ya Istanbul Team. Ariko nubwo hari ibyishimo by'itsinzi, umwuka wari wiganjemo agahinda kubera ubuzima bwatakaye. Icyo twakwigiramo, iyi mpanuka itwibutsa ibintu 2 by'ingenzi. Umutekano mu mihanda si inshingano za polisi gusa, ahubwo ni inshingano za buri wese. Mu bihe by'imikino mpuzamahanga, abafana bakwiye gukurikiza amabwiriza y'umutekano aba yatanzwe. Tour du Rwanda ni ishema ry'u Rwanda rizana abakinnyi baturutse hirya no hino ku isi, rikamurika igihugu cy'u Rwanda. Ariko ntitwakwifuza ko ibyishimo byayo byongera kwivanga n'amarira. Ndagira ngo nkubaze, nk'umuntu ukunda cyane inkuru z'imikino n'isesengura ryazo, wifuza ko byagenda bite muri Tour du Rwanda? Ese nawe waba uri mu bifuza yuko yakongera kwirukanwa n'umunyarwanda? Duhurire muri comment tuganire.